Mwiriwe neza amakuru yanyu nize ko muri aho mukomeye kandi mumeze neza. Mfashe umwanya kugira ngo tuganire tuvugane akantu gatoya cyane kamaze iminsi kambuza amahoro. Wari wakunda umuntu utamuzi bitewe n'uko akuvugishije, bitewe n'uko akwakiriye, bitewe n'uko yifuje kukumenya, bitewe n'amagambo meza akwandikira, ukifuza ko yakubera umuvandimwe bitewe n'ibyo akubwira, ukamwakira, ukamukunda, mugasangira byose, mugasangira bike ufite, kugira naho yifuza kugusura. Please mwitonde. Abantu bose badusura, abantu bose badukunda, abantu bose batwifuriza ibyiza, ntabwo ariko ari abantu beza. Hari umuza kugusura iwawe ukamwakira, ukamuha ibyo ushoboye byose bike mu buzima bwawe, mu bukire bwawe, mu bukene bwawe, ariko in the end ugasanga umuntu ntabwo yagusuye kubera urukundo, ahubwo yagusuye kugira ngo aze akore report ku buzima bwawe. Twakira abantu kubera urukumbuzi, kubera irungu, umuntu ukamukunda, bitewe n'amagambo meza akubwira, ariko kubera wa mugani kuba muri rya rungu, muri bwa buzima bwawe wenyine, bikaba ngombwa ko ufungura umutima wawe, umuntu ukamwakira, kumbi aje kuneka no kugira ngo azavuge uburyo ubuzima ubayemo n'ibyo ubayemo byose. Waba nta gitanda ugira, waba nta tasi ugira, waba nta cupa ufite ryo kunyweramo amazi, akaza aje gufotora ibintu byose utunze mu rugo iwawe. None se umuntu ukwemereye ubucuti, agakwemera ubuvandimwe, akagusezeranya ubupfura n'ibiki byose, ugafura umutima wawe ukamuha byose, yarangiza akaba waba uburyo kugutaranga, uwo muntu wamwita iki? Ese wamwita umutindi, wamwita umurozi, wamwita umugome, wamwita iki? Mu muryango rero mugari wacu w'Abanyarwanda dufite abantu bameze batyo, batwandikira amagambo meza cyane, bakagutora imitoma, bakaririmba, kumbi bafite misiyo barimo. Akaza aje iwawe aje gufotora ubuzima bwawe bwose, yarangiza akagutaranga, waruzi wa wundi ukura abayeho, byose yanagwa n'amafaranga wanaburaye, akajya kugutaranga, akajya kuvuga ubuzima ubayemo. Ese ubwo ibyo bintu umuntu abyita gute? Uje kunsura, nakuraza ku musambi, naba igitanda cyanjye, naba ntafite igitanda cyiza, warangiza yakuntaranga, uri umutindi, uri umurozi, uri umugome, uri umubeshyi. Ntabwo njye mbitinya, ntabwo nca ku ruhande. Uzi kugira ngo umuntu aze ubaga isake yawe, yayindi cyangwa se inkoko yayindi yari isanzwe ituraga amagi yonyine ufite mu rugo iwawe, yayindi yonyine ufite ukavuga uti iyi ngiyi niyo wenda urambabarira, bibaye ngombwa ko yayindi uvuga uti iyi ngiyi niyo wenda impa amagi, nishobora gufasha gukorera umureti abana, ari ukemera ukayibaga kugira ngo wakire umushyitsi. Kumbi aje kumenya ubuzima ubayemo, yarakubeshya ubuvandimwe, yarakubeshya ubucuti, yewe yasanga wanaburaye akagusigira amafaranga yo kugura umuceri, ibirayi by'abana, ariko yarangiza akajya kugutaranga. Inshuti zanjye rero, mwirinde izo nshuti z'inzaduka, mwirinde aba batindi, mwirinde izo mfura mbi, mwirinde izo ngegera. Imana imbabarire, niko bimeze, kuko dufite abantu bameze batyo, batwinjirira bagasanga nyine usanga uri muri faiblesse y'ubuzima busanzwe, wenda watse akazi warakabuze, waracuje urahomba, wararwaje, ukoresha ubukungu bwawe bwose mu burwayi, hakaza wa muntu muri wa mubabaro wawe ukamufungura umutima wawe. Nyamuneka mwirinde, cyane cyane abantu muri mu mahanga, cyane cyane abantu baba mu irungu, cyane cyane abantu batagira imiryango hafi yabo, cyane cyane abantu batagira inshuti, batagira ubuzima. Mwirinde inshuti za maduka, kuko birababaje, biteye isoni, biteye ubwoba,
uzakwica, uzagutaranga, uzifuza ko bakubamba, ntabwo azava kure. Ni wa wundi wa hafi, n'undi wizeye, n'undi wamubwiye amabanga y'urugo rwawe, n'undi wamubwiye ibibazo ufite n'umugabo wawe n'umugore wawe n'abana bawe. Ni wa wundi uzakakwita umuva, oh my brother, oh my lovely brother, oh my everything, oh sweetheart, chérie, I miss you. Abo bantu mubirinde. Ntabwo navuze wenda ngo tube paranoia kwa kuvuga uti ngomba kuba gukina gutya ngo abantu bose, ariko no. Inshuti z'amaduka, inshuti zifuza kugusura zivuye kure, zikaba zatega n'indege, zikaba zatega n'amatrene zije kugusura, babona ashaka rwa rukundo rugurumana. Please mwitondera abo bantu. I know what I'm talking about. Hari umuntu nakunze, oh my god, numva ari umuvandimwe wanjye, mufungura umutima wanjye, numva hahandi ushobora kuza ukamuha igitanda cyawe akakirara ukarara hasi, ariko ntishimiye n'uburyo wigomwe ukamuha igitanda cyawe. aho navuga turi umuntu n'umutindi arara hasi kandi azi ko wamuha igitanda cyawe. Wa muntu ushobora kugenda akaba yagura ibintu muri duty free, akaba yagura ibintu hirya no hino, akaza gutura amakado, akaba yagusohokana kuko azi ko udakora, ntacyo uri cyo, nta n'icyo ufite, yarangiza akajya kwibwira isi yose, kana karamuhaye iki. Inshuti nk'izo ntazo dukeneye mu buzima. Abantu nk'abo ni abatindi, ni abagome, ni nyirabuheri. Tugomba kuba amazina yabo. Please mwitondera abantu bakunda bimwe bigurumana, mwitondera abantu bakunda bimwe bizamuka bishyushye. Bitavuze yuko ariko abantu bose ko badukunda no gukora abagome. Oya, hari abantu beza, hari imfura, ariko kuzimenya biragoye, ariko abantu beza baracyariho. Umuntu rero ushobora kuba uteze amatwi ino video mu kuyumva, umuntu ushobora kuba umeze gutyo, uteranya abantu, uhimbira abantu, uvuga ibyo bakubikije, uvuga amabanga y'abavandimwe bawe, inshuti zawe, y'abakopine bawe, y'abafriend bawe, y'abakope bawe, aho musangira akabisi n'akabaye. Uri umutindi, uri umugome, uri umuntu mubi cyane. Umunezerwa kuko ubuzima bw'abandi yabushyize hanze, umunezerwa kuko yavuze ubuzima abandi babayemo, umunezerwa kuko yakuzaniye amata, akakuzanira umuceri, akazana ibirayi byo kugufasha muri iyo minsi kuko azi ubukene bwawe. Uwo muntu ni umuntu mubi, yarangiza akajya kugutaranga. Umuntu ni umurozi, uwo muntu ni umutindi. Niba umeze gutyo rero, ugera mu ngo z'abandi, bamara kukwakira ukajya kubataranga, bakabana kwigomwa duke bafite, bakagura n'iyo mukaru n'icyo cyayi cy'amata bakakiguha, ukanyuze ukajya kubataranga ubuzima bayemo. Uri umuntu mubi, uri umugome, uri umutindi. Njyewe nzayambaha amazina yanyu. Uje kunsura, mwakirije mu bukene mfite, ndaye hasi, ndatetse birananiranye, kugera naho hahandi ujya kugura ibyo guteka kuko ndi umukene ntacyo mfite, warangiza ukajya kuntaranga, ukamfasha kugira ngo mbashe kubaho, kugira ngo mbashe kwiyunganira, kugira ngo wenda abana babone amafaranga y'ishuri, kugira ngo wenda mbashe kwishyura inzu yo kutubamo. Warangiza ukajya kuntaranga, ngo wamfashije kugira ngo byibura mbashe kugoheka, mbashe gusinzira. Warangiza ukajya kuntaranga, ari we wamfashije, ari we wankoreye ibitangaza kugira ngo nishime, byibura mvuge ni Mana urakabaho kuko byibura unyeretse ko urukundo rubaho, unyeretse ko abavandimwe baho, unyeretse ko abantu beza bakibaho. Warangiza ukajya gutaranga, ukajya kuvuga ibyiza wakoze, wakoreye umuntu, hamwe umushuburiza abantu. Uriya ni ukubona agenda, ni ukubona afite inzobe nini, ariko ni umutindi, yarakenyeye apfuye nabi. Ubwo se kumfasha nkennye kuko bishobora kubaho, warangiza ukajya kuntaranga kuba buri giki, kari wowe ukennye ku mutima. Abantu nk'abo mwaravumwe, niyo mpamvu nta mahoro mugira, niyo mpamvu mwicara muzenguruka mu ngo z'abandi, niyo mpamvu gufasha umuntu ntabwo bivuze ngo umuntu utarange. Umuntu ushobora kumufasha kuko ari umukene, cyangwa kuko ubuzima bwamugoye, kuko cyangwa se ko wene irirwa yandika amabaruwa ashaka asaba akazi ahantu hose bikanga,
kuba ufite amahirwe ufite akazi ntabwo bivuze ko abandi ari ibigoryi, ntabwo bivuze ko abandi badashobora kuzakabona, ntibivuze ko abandi bashobora kubaho wenda bashobora kuzabona amahirwe. Kuba ufite akazi ukaba ugatinzeho ukaba ugafite, bishimira Imana, ariko wikeka ko abandi ari ibigoryi, wikeka ko abandi nta mahirwe bafite, wikeka ko kuba ufite amafaranga bigomba kumva ko ugomba gukandagira abantu bose, kugera kuri rwa rugero wumva ko uri umuntu ukomeye, uri igihangange, wumva ko ufite uburenganzira bwo kugenda mu ngo z'abandi bose, aho kugira ngo urebe kugira ngo urebe ubuzima bayemo ujye kubataranga, kugira ngo winjire mu miryango, kugira ngo uhamagare abana b'umuntu ukajya kubateranya n'umuryango. Papa ni umukene, uriya ni umutindi, uriya se yamarira iki? Umugore, abana, bakuzine, abantu bose ukabinjirira. Ubwo ni ubutindi, ubwo ni ubukirabuheri, ubwo ni ubugome, sinzi n'ijambo nabona. Niba umeze gutyo rero, wirirwa ugenda mu ngo z'abandi, wirirwa uvuga abandi bantu, wirirwa uvuga uburyo abandi bantu babayeho nabi, wowe ukumva uri umuntu ukomeye cyane, shima Imana kuriho, ariko ubwo ni ubugome, ubwo ni ubutindi. Abantu nk'amwe sinzi, muri inzoka, muri abatindi, muri mungu mu buzima bw'abandi bantu.